guys ndabakunda nyine cyane mfite umutima ukunda that means nanjye ndakunda nyine haleluya amena wankunze oya wowe Rahira gasogise urabizi gasogi yabyemera Jewe se yenzi oisha ndakujibona akajya mfuhira ngo ari ibishoro guys kambi babwire ngiye sister wanjye mutangamo igishoro nese reka burangira okay kambabwire sibyo kumukubita ibiceri bye njyewe okay abanyabana bavuga ati twakuze twabaye abantu bakuru imyaka ngezemo nagari ya myaka nyine nzajya mbona umuhungu ari kumwe na sister wanjye ngo numve ndababaye kandi nanjye rimwe tuzahura ndi kumwe na sister wawe seri nyine igihe kizaza muri icyo gihe abana barateganya niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gupfubira mugenzi wawe cyaze rero nyine ikintu kimwe isi turimo none se nimba utamfira wamaye Fabrice ko Fabrice afite umutima ukunda Fabrice kandi akaba Fabrice sarama amafaranga nkeneye amafaranga tuzashaka amana wowe okay kambabwire okay Fabrice nta kibazo Fabrice ngaho idekarare bareke kukuvugira dore umwana yaguyemo aragushaka kabisa kandi umwana umeze neza kandi Fabrice ageze muri ba bakire b'indango dushaka Fabrice ameze neza reka nkubwire ikintu kimwe muri iyi si umuntu ahora n'ibigerageza uri umukobwa nicyo kigeregezo cya mbere cyo gikomera cya mbere kibaho kirenze n'ubuzima ni umukobwa murahura utwara ufite twose wese kucyemera ko batugutwara twara ureba he reka nkubwire ikintu kimwe mani ikintu utaramenya hello mumeze mute cyakubaha amakuru meza Big Time Family Park ni Kanombe rero hano Santas niho hantu heza nababwira mushobora gusohokera mushobora gukora ibyo kurya ushobora gusohokana na family ushobora kuzana abana mu byicungo ushobora kuza mwese abashuti bawe ushobora gukinira umupira hari sauna nanjye kujyamo mu kanya ngiye kuzana abashuti banjye abana bakunda ibikinisho bakunda swimming pool ni ahantu heza nababwira so ni Kanombe rero hano Santas ni good man good ubundi Kanombe ndatwa kuri Santas Leisure Park ntabwo nakubwiye man sinafite umu girlfriend umushyaya cyane kimeze neza byatari so yari asabye ko namusohokana yari akabari ka fresh byatari man ari ibintu byose hari umutoma inkoko amabrochette amasingaro amabaga amapizza bani handi kuri Santas Santas no hazi Kanombe ndakintu man kidahari wo ngwino nabi ibihe byiza kuri mwese muduteze amaso harya buriya niko bavuga yes of course abantu badukurikiye aho muri hose abari mu Rwanda abari batari mu Rwanda abanyarwanda aho muri hose abari muri diaspora abari muri Amerika abari muri Canada abari muri Europe ahantu hose muri turabasuje tubifuriza kugira ibihe byiza cyane turifuza guhamuka ronka turifuza kugira umugisha turifuza kugira ibyo mwifuza byose tubigiye hano twese ngira ngo tubihuriyeho nyuma kubona ko mudukurikira nyuma kubona comment zanyu nyuma kubona feedback yanyu nyuma kubona ko mukunda ibintu dukora twongeye turagarutse uyu munsi dufite topic turuze kuganiraho gusa sinabura nanone kubasaba gukora subscribe batarakora subscribe mukore subscribe kuri channel yacu ni Big Time Family turi umuryango kabisa Big Time One Big Time Family aha turi kuri Big Time Family Park ni umugisha kuba turi ahangaha kuba twongeye guhura tugasangira tukishima tukasabana twerukana gakera abana murabona barakuze ni ibintu byo kwishimira barakuze ahantu hose ubwenge igihagararo ndabura gushimira Imana so mbere uko wenda njya deep mu bindi reka maze mbakire barabaza already ariko buriya biba byizayo umugabo yivuze ko mumaze kuba abagabo n'abagore kongeraho ngo n'abagore so n'umukobwa mwari w'u Rwanda kabisa the one only so
Okay, ndahera kuri uyu mutipe unyegereye kabisa, umutipe bogaro icyuma igikoko Okay, ndabashimira mwese kuba muri kutureba, sibyo kuba muri kudukurikirana amasaha ku yandi, buri gihe kwa mutadukuraho agatima, bamuvuga ati aba bana bacu reka dukomeze tubaheze ubufasha ni ingenzi nyine mu buzima bwacu. Niba ugira ibikorwa byacu kumvira bikunze, dukomeze dusapoting ahantu hose nyine, ntukajye wita ngo turi ahangaha hose, dusapotinga no gusapotinga, ntawamenya aho umuntu ibwira ageze koze. Yes, hanyuma next to you, ariko ntabwo wigeze wivuga, ntabwo wabwiye uso wumva ko abantu bose bakuzi cyamamare. Urwo Rwanda uwo muntu utanzamo ntabwo nduzi, aka Gaso ni ngombwa rata nivuga Mr. Rwanda, ibyo bintu murabizi, ntabwo ari ngombwa umuntu ajya bihora bibibutse. The one and only Gaso G, igikoko mu bahungu. Gaso G, waje kuba n'igikoko mu bahungu, igikoko mu bahungu, wa wundi utinyitse, uzarebe niba hari umuntu utaninya, umwe wa nyawe. Abantu mwakunze Gaso G, abantu mwamubuze, Gaso G ubu ngubu arahari hano kabisa, ari mu rugo 5/5 24/7, muzajya mumubona kabisa. Ukeneye kugira ikintu mubaza, drop your comments. Mwibuke no kumukurikirana, afite TikTok iri gukora neza cyane. TikTok yitwa Gaso G. N'ahandi Instagram ngira ngo nayo mu minsi mike uraburi on IG, kugira mujye mumubona igihe mushaka. Ubu noneho mwavugana, ntabwo agikeneye ngo manager abanza muvugire cyangwa iki, yarakuze. So we are proud of you, kandi komeza ukuru ugejuru. Yes, next to you turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, nawe ni igikoko. So hi my people, it's your girl Oli photographer. Ngira ngo murazi. So guys, turahangaha turi fan. So mudusharingire, mudukorere subscribe, mutere comment, dukeneye support yanyu, muzamutubona 5 kwa 5. Turahabaye kabisa 24/7. Hanyuma ladies and gentlemen, allow me to welcome the one and only, the baddest. Ariko wose nakuvuga kabisa, ni wa muntu ngera imbere ngavuga ni respect. Brother man. Guys, banyarwanda nyekana kazi nyene nitwa ngo Fabrice. Tuwacu ni Nyamasheke, abatanzi nyine sinjye akantu wacu ko ndavuka. Ndashimira cyane Regis nyine abanyemerera nkazanira hano. This is the first time kugira kuri channel ye Big Family nyine. Addition to muzazi nyine tubane the coming week. This week we are in Sunday, tuzatema hano mu gitaramo nyine. Nimba twarabanye nanjye mu kwa munani makushize mu gitaramo nawe narakoze, naho nuzacikuze tubane nyine. Ubwira abanyarwanda nyine dukeneye support yanyu, aho twaba turuzi byo twakora byose tuyabafite nyine, bimeze nka zero nyine. Twaza hano tukavuga tukibaragusha amagambo, twazana amagambo akatubana menshi, ariko iyo muhari mu murebe ibyo twakoze nyine biratunezeza nyine, biratunezeza cyane. So ikintu nababwira abanyarwanda mwese muri rusange, reka dusapotingana nyine, kwerekana icyizere nyine. Nicyo nyambwira, nicyo nigeze kuvuga ahantu navuga ati wowe munyarwanda kuri icyo wakora kugira ngo mugenzi atere imbere. Ntabwo nzatera imbere natabonye ubufasha bwa Regis, natabonye ubufasha bwa Gaso G, cyangwa kuko nyine twese dukeneye ubufasha bwa mugenzi wacu. Ushobora kuba ndi umukene ariko mwazafasha umukire, uwo mukire narajya gufasha umukire kugira ngo umukene agire avanye. Koze cyane. Impamvu tuvuga ngo ntawamenya aho bwirageze. So ngira ngo byo murabyumvise kabisa, buriya Fabrice giye ni umuntu nakuze mfana. Fabrice nakuze mufana kabisa. Ngereka mubwira ikintu kimwe. Buriya nyiri umwana ba Fabrice nawe barebaga. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni umusaza. Grand frère. Ntabwo kera muri za 2008 umuntu yajyaga kureba akavuga ati ewana respect. Kabisa. Twaba ati nanjye rugira abwiraga iwacu nabwira nabwo ninkura nzaba nka Fabrice. Ndibaza ko ari mare. Happy njyewe ibintu by'ibintu. Cyangwa uri date. Ariko ubinyeri married. Makuru ya madam.
amakuru ya madamu batazi Fabrice. about me. imfura yawe ifite imyaka Ndi ingana umunyeshuri niga mu wa gatatu segonderi. Oya ariko oya nawe ariko Fabu bivuge kuri kamera. Bivuge kuri kamera. vuga ngo ndi single I'm single. Ubaye single ariko umukanya. Genze Oya. Oya njye ndi single rwose. Cyaza nyine ikintu nabwira abanyarwanda. Umutima urakunda man. tujya tubakumbura man tujya Njye tubakunda nkunda abafana banjye sinkunda abakobwa. Ariko dasa n'abafana njye harimo abakobwa. Okay guys ndabakunda nyine cyane. Mfite umutima ukunda that means nanjye ndakunda nyine. Ego. Haleluya amen. wankunze se Oya. Wowe Rahira. gasogi se urabizi gasogi yabyemera abyemera. njyewe se Yeah. oya ndagujwe nagajya mfuhira ngo kuko Akawe ari ibishoro guys kambi babwire njye sister wanjye mutangamo igishoro nese reka burangire okay kambabwire sibyo kumukubita ibiceri bye njyewe okay abanyabana bavuga ati twakuze twabaye abantu bakuru imyaka ngezemo ntabwo ari ya myaka nyine nzajya mbona umuhungu ari kumwe na sister wanjye ngo numve ndababaye kandi nanjye rimwe tuzahura ndi kumwe na sister wawe seri nyine mu gihe kizaza muri icyo gihe Abana barateganya. niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gutubira mugenzi wawe Cyaze rero N'ejo. ngire ikintu kimwe. Iyi si turimo none se nimba utamfurira wampaye Fabrice ko Fabrice afite umutima ukunda Fabrice kandi akaba Fabrice sarama amafaranga nkeneye amafaranga tuzashaka amana. wowe mu buzima okay kambabwire Okay, Fabrice nta kibazo Fabrice ngaho idekarare. Idekarare bareke kukuvugira dore umwana yaguyemo aragushaka kabisa kandi umwana umeze neza. Areze ngire ko kandi Fabrice ageze muri ba bakire b'inda ngo dushaka Fabrice ameze neza. Areze ngire ko reka nkubwire ikintu kimwe. Muri iyi si umuntu ahora n'ibigerageza. Uri umukobwa nicyo kigerageza cya mbere cyo gikomera. Cya mbere kibaho kirenze n'ubuzima ni umukobwa murahura utwara ufite twose. wese kucyemera ko batugutwara Inde? twara ureba he Reka nkubwire ikintu kimwe man. Ikintu utaramenya. nanjye si uko nari meze kongera ubu ngubu muri komenti n'abantu wa mwana urashira Oya Fabrice waguma kumwita umwana. oya man. Fabrice twakuze tumuvuga Fabrice komenti niko uri bakurebe bakubwire. Fabri ubundi wabaye umwana kuva ryari kugeza ryari kuva 2018 abantu bakwitaga umwana kuva kera afite ubwenge bw'abantu bakuru oya Fabrice 2008 umutwe we ni w'abantu bakuru umutwe nyine kuva kera umutwe Fabri dore wa musheri wawe atangiye kugira abantu cyo kuganira gusa Oya ngire kamabwiza ukuri nyine. urebe tukabamenera Ngire kamubwire ikintu kimwe. kamumene Tubwire nari. Oya njyewe nyine mpura n'abandi bantu benshi. Okay so kuba ngiye cyangwa ngo byambayeho. Njyewe numva nyine niyo mpamvu aba banyamakuru baba bariho. Batanga topics nyine bazana abantu bakavuga ibijyanye na life yabo. Njye numva nk'umukobwa numva nk'abasore ukuntu bavuga ngo njye umukire mfite amafaranga umukobwa yarazanguka. Umukire mfite amafaranga umusore yarazanguka. Avuga ati ava witujije ntabwo turinjije ahubwo tubwire Leje ngire ko mbwiza ukuri. tubwize ukuri Njye nguru Fabrice nta giceri cy'ijana afite mu mufuka wanjye. ntabwo ari ibiceri turi kuvuga Nyine tuza gato. Nta giceri cy'ijana afite ndaza imbere y'umukobwa ufite kwishakira ejo hazaza. Ngewe mbere yo kumbwira ngo nta giceri cy'ijana afite umuntu twakuze dufana twabonye ama YouTube n'ahantu hose wowe ungana na Kanyombya kuruse n'ujya uyegereza hepfo utaza kukurura cyane ukagira hanyuma udusobanurira ukuntu twinjize muri ubwo buzima ko ngewe buriya ari ikintu numva nkumva cyako ucyumva neza ku busobanuro bwacyo sibyo gute bishoboka ko umwana nka Fabrice wabaye umusitari abantu bose bamenye igihugu cyose kikakumenya ubu ushobora kumbwira ngo nta n'igiceri cy'ijana ufite mu mufuka bishoboka bituma umusitari nkawe nka Fabrice. Ikintu nshaka kubwira abanyarwanda ukuntu ibintu mubibona hano so after camera bimeze man. Kirangwira nyine nigeze utambuka namwe ngo bodyguard abasize it's like I was worried ndabonaga nk'uyu muntu udakiki umunango aho nyine ngacire ngabo yaramaje ngo usa bodyguard abasize. Okay nyine sinabitindaho cyane amubwira ati nta bodyguard njye najya bari bereye ngo njye nyamashije ndi gukina agapira nyine aramase nawe ukina umupira
icyo nabwira abanyarwanda nyine ibintu mubona hano siko bimeze inyuma y'ino cameraman ushobora kubona n'inyuma ya kamera umuntu ameze neza ariko after this live the person is struggling kugira ngo abeho uranye si I don't struggle kuko mfite umuryango mbamo warangaburira ndashima Sam Gakire cyane nyine yewe wenda ndarya nkaryama kanjye nibyo najya gushaka ngo ibikoresho ntabwo struggling cyane sibyo ariko like n'undi muntu se kandi katubwiye wenda nk'undi ugiye nk'undi muntu abantu bashaka ko uri umusitari hafi inyuma nibyo mbajije ngo abantu buze mu gihugu n'ubutari amafaranga afite ivisi ibintu ngubwiza no navuye ku ishuri mu kwa karindwi ariko ubu ngubu ngendeye nk'uri Fabrice amafaranga nakoze bashobora ko ari impeta 2 cyane kandi mu kanya nuza kumubita nk'agacumi niko ndibuze kwicarana urabukoze cyane kandi Imana izaguhe umugisha ariko nawe nimbuzi ko uri umufana wanjye nyine ugira icyo ukora nyine ku buzima bwanjye ukanda akanyenyeri rwose ugira icyo ukora utakanda akanyenyeri ukande na subscribe ugira icyo ukora ku buzima bw'umuntu oya agira icyo akora ku buzima bw'umuntu ngewe na Gasogi muratuzi kera ubuzima twaturutsemo twese twabaye ku muhanda sibyo murabizi twese twabaye ku muhanda yaba ari njye yaba ari na Gasogi njye nshaka ko nataraye ku muhanda cyane kuko nyine njye nirirwa ku muhanda wenda ngataha mu rugo ariko se Gasogi wenda ntabwo ubuzima bwe mwamubuze wowe ntugacike ko kuba yarabaye umusitari ariko byose bihinduka ntabwo uzi ko umuryango we ubayeho ushobora kutubona tuba kwa Samu nyine tubayeho neza tumeze gutya ariko ntabwo uzi se umuryango we ubayeho nyine mbwira ati nimba ufite ubona ko icyo ushoboye mu buzima bwawe iyo icyo ufashe imiryango yacu nayo igira ikigeraho wenda nk'aba Fabrice turi kumwe na Regis azagira icyo adufasha azagira icyo atugezaho ariko si imiryango yacu nabo sari kumwe na Regis wacu wowe nimba ubona ko hari icyo ugize si ugusaba cyangwa kugira ute wowe nimba ubona ko hari icyo ugomba gufasha nyine atari n'umuryango wacu ugahura n'undi muntu ku muhanda umwana ku muhanda ukubona wahamukura ukamukora ku muhanda ukamujyana hano mwana bimukorera namwe abanyine bafashe basi bamenye ngo nyine nyuma yo kuba umusitari uzwi ubaye gutya mu gikari uzi buri ikindi kintu sibyo nka gutya hari ukuntu umuntu aba ari kugenda kamubwira nyuma y'iyo myenda umuntu aba yambaye cyakubwira ikintu kiba kibi ntimukajya mubona abantu bagenda ngo mugire ngo abantu bose niko twishimye ni ukurenzaho tugaseka ese ubu ngubu nkubajije ngo sibyo umbona kuri kamera havuyemo Diane niwe muntu w'iwacu ubona kuri kamera ninde se nyine uzi kugira ngo ubundi umuntu aba nyine umujyi wa Kigali murabizi ku buryo ibintu biba bigoranye amafaranga murayazi ariko se nyine ubwabyo kuvuga ngo sibyo ubundi umuntu abaye hano rimwe tuzahurira hari uvuge ngo mfite amafaranga ntabwo uzi yuko no kugenda gutya nabuze urareba nyine umufuko urimo urampamagara ngo ni ngugure guys mujye manza mureba nyuma ya kamera nyine mbere yuko mureba kamera gutya n'inyuma ya kamera mujye muhareba ninjye muntu ugiye nyine iwacu uzwi kuri kamera wenda na mama yigeze kujya Gasogi kudusura mutekera ibiryo mama arazagaragara nk'umuntu abitetse nyine nabyo nkera za 2024 nako na 2023 gutyo sukeka ko babayeho ute njye niga pe mbayeho neza iki n'ibikindi i Kigali abacyose babayeho ute Gasogi babayeho ute ikintu mbwira nyine ni umuryango nyine uko bavuze ngo big family nyine ni nk'umuryango nyine big time family ni umuryango uzakomeza paka abantu bose bashaka kujoininga umuryango wacu niyo gahunda dufite ni nk'umuryango nyine wowe ngwino nyine muri uwo muryango so guys nimujya mubona uburyo umuntu yambaye ntimukagire ngo gufashwa byararangiye mani gufashwa turacyafashwa kandi turacyakeneye no gufashwa nese ubu ngubu imyaka mfite ntabwo inyemerera kugenda ngo nkore akazi sibyo nawe murabibona ndi umwana niba ntagenda ngo nkore akazi se igihe cyose se ubundi bamugane nzahora mfashwa cyane umuntu wamfasha uyu munsi n'ejo bundi ho bizaba bigenze gute mwana mujye mumenya yuko uko uyu munsi bimeze ejo siko bizaba bimeze so ubwo bufasha waba ugikeneye ntimukabona umuntu nyine avuga yambaye neza agenda neza ngo mugire ngo nyine niko yagezeyo atagikeneye ubufasha abantu ubufasha burakenewe hari abantu nubwo ataba njye nubwo ataba Fabrice n'undi muntu uwo ari we wese rega se buri muntu wese mani uba umusitari uzwi reka mbabwire nyuma y'ubusitari bwose haracyari ubuzima bumeze nk'ubwawe ubwo buzima bwawe nibwo nanjye mbamo twabitandukanyiriza ese niba uzagenda n'ikirenge nawe nkagenda n'ikindi niba uzarya akawunga nkarya indi bitandukaniye nyine mbega nje nawe turi bamwe nta ubusitari usibye kujya kuri kamera se mwana ubusitari nta kintu kirenze hari abapeti baba bifuza kuba abasitari kamabwire mwakicariye mukinywera amata y'iwanyu ubusitari mayi n'ubwo kugusaza uraba umusitari abantu batangiye kukuvuga hose ubonye abantu bose bagiye baba abasitari uwo batafunze izina ryo ryarangiye ubusitari ntacyo butwaye igihe wabukoresheje neza rero aba bapeti bari kuza ntabwo baba babyumva
guys mujye mudufatiraho urugero. Nese wari wumva Fabrice cyangwa njyewe nyine hari umuntu uvuga ngo iki kintu ngo bamufunze ngo ibiyobyabwenge wapi man, hari igihe nyine uvuga ngo ntago nakubera roromodo kuko nyine wowe ufite roromodo wawe, hari n'abo mbere ba roromodo. Soka mbabwire sibyo, ibyo roromodo wawe ari gukora sibyo ugomba gukora. Buri muntu wese n'inyogo ye, nyine umuntu ashobora kuba kwinspiringa ariko si buri kanya, si buri gihe, si buri kintu cyose. Mbega nyine ikintu ndi gushaka kubabwira, iyi femu ubusitari buba bwiza hamwe bukaba bubi n'ahandi sibyo. Ese nk'ubu ngubu ntihari abapeti baje abapeti tungana baraje nyine muri sama, gusa abapeti bose rwaba bafashwe. Apeti umupeti ataka avuga ati ejo nzabaho, umupeti agataha akavuga ngo none se mu rugo nzambara iki. Nyira umwana akaba atekereza kure, bikamuhereza nyine uburyo bwo kuvuga ngo basi kanshake n'ikintu nakora nyine muri iyi sama mu gihe tutari kwiga. Ariko si ngiye nzabyuka mu gitondo nkore nyine iby'abandi bana bose bo mu rugo baba bagomba gukora, ubundi nicare. Kubera iki ako kazi ko ndajya gukora? Abantu nyine bamuvuga ngo baratubona gute, cyazo nuko ntagahari. Ubundi reka njye mbabwira, nyambonye akazi mwakumye. Uko wambona kose wowe uri bumbone gutyo urangaburira, uzi uko mbayeho, uzi imyenda nambara ahantu iva. So ibyo bintu nta kintu kirimo, icyo kintu njye mbabwiye. ntabwo byoroshye, so ariko biramakinga sense. ubundi icyo nshobora kuvugaho tuganira wenda nka Oli araza kudufasha kuko we ni mukuru ho, abo baracyari bato ariko ibyo bavuga birumvikana. Gusa icyo nge nshobora kunganiraho mbere yuko ngira utubazo tubiri mbabaza ari Gasogi na Fabrice, kuba umusitari ku ruhande rumwe ntacyo bitwaye ku mwana, ariko nanone kuba umusitari ku mwana hari ikindi gihe bigira icyo bitwara, distabinga, kamuderanja. Urabyibuka kera tugikora bimwe bya kera, rimwe na rimwe ugasanga iyo myumvire umwana agize kubera ko yabonye iyo fame yatangiye kuba umusitari iramudistabinza, igatuma atakaza izindi focus. Ubwo icyo gihe ndaza kugira inama ababyeyi bafite abana bari kugenda baba famous cyane cyane nko kuri za TikTok n'ahandi, ugasanga biramukoraptinze, atangiye kumva ko atari kimwe n'abandi bana. That's possible. Ikindi Gasogi yashatse kuvuga nuko yenda kivugaga mu buryo bwe, ariko njye nacyumvise. Rimwe na rimwe hari ukuntu aba bana baba bagira iyo fame online, abantu bakabamenya social media, babyita ngo hahiye hagashya, hanyuma ugasanga uburyo social media iri kumwexpose butandukanye n'ubuzima bwa nyabwo ari kubamo, ari kugendamo aka kanya. Ugasanga abantu bose bishizemo ko Gasogi yarakuze, yabaye umusitari, yagiye kwiga hanze, yabonye sponsor, yabonye ibiki, kandi mu by'ukuri ari nari kurwana byo binamuremereye. Ariko kubera ukuntu abantu bamaze kubona iyo fame ye, ubu Gasogi image nyine abantu baba bari kumbona exactly nibwo ukurikije wenda ubwo nkatwe tukuzi kera nuko wenda njye nayo mbirimo cyane, ariko harimo umuntu wakurebaga kuva bitangiye kugeza ubu. Gasogi yabonye undi mu sponsor, Gasogi yabonye muri Canada, Gasogi yabonye muri Amerika, Gasogi bamujyanye i Bugande, Gasogi yagiye kwiga muri boarding, Gasogi yaragarutse kuvuga Icyongereza. Ibyo bintu byose bikagenda bigatuma wa muntu wagufataga nk'umuntu yafasha ahubwo atangiye kumva ko ahubwo wowe uri umuntu wamufasha. Understand? Nicyo cyagiye uzagira complex yo kuvuga ngo ngiye nka Gasogi ngiye wenda gusaba akazi, ugasanga nk'umuntu wajya kugasaba ni umufana. We harukunda gutekereza, nibyo buriya yashaka kuvuga, harukunda gutekereza ziko wenda ubonye amafaranga, umeze neza, ufite ibiceri, same as Fabrice nawe nibyo yakomojeho. So mbere yuko wenda dukomeza, reka mbivuge nk'ibyibuka. Aba bana mubona hano kuri iyi pano ntago uko mubatekereza ariko bameze. Iyo ndashaka kubivuga, njye ndi umuntu wabanye nabo kuva kera, ndi umuntu wabanye nabo bagitangira kumenyekana. Aba bose twari kumwe, even tujya no muri zira performance, ahantu hose twagiye, muri first office n'ahandi hose twari kumwe. Aba bana aho bageze ubu ngubu
nibwo ahubwo bakeneye gufashwa kuruta uko bafashijwe kera, kuko social media yaragiye iba branding ukundi kuntu, bituma bagaragara nk'aho bagafashe, kandi mu by'ukuri umuntu ubazi neza uri hafi arabizi neza ibyo bari gucamo. Aba ni ba bana ushobora gusanga ari bukenera ikintu, ari bukenera urukweto, agastrugling akarubura, akambara urukweto ahubwo nk'umwaka, akambara urukweto umwaka uri kandi gasogi, arwambara buri munsi ajya ku ishuri. ajya ku ishuri buri munsi. kandi ibyo bintu mwaba ntimugiye ngo nyine ni ingero yo gutanga ibyo bintu nibyo nk'abanyeshuri twigana wenda bo bashobora kuba babizi. uzi urukweto rwa Jordan najyanaga ku ishuri, guys mani nyine ibintu bari kuvuga nibyo byo nyine, kuko se nta kuntu wambwira ngo iyi tamu irarangiye iya kabiri iraje kugira ngo umuntu abone urukweto rushyashya. Rega n'ababyeyi rega bararuha mani, uburyo ababyeyi bajyaga batubona mbere, hari uburyo umubyeyi avuga ati uyu mwana se turatambukana bigenze bite, ariko ubu ngubu umubyeyi aba ari kuvuga ati amafaranga arava he, ay'inzu, ibiryo, none urabizi nyine n'uburyo amazu ibintu bimeze, uburyo ibintu byo guhaha bimeze. Noneho ugasanga umubyeyi nujya no kuzana ibyo bintu ngo by'inkweto, nyine hari ukundi kuntu biri buze gusa. Nese ubu umubyeyi ubatunze muri abana 5 mu mujyi wa Kigali, cyumwebwe mukaba ari ukubyuka mukajya gushira mukaza mukaza, uwo mubyeyi we murumva mutamugira impuhwe. So njye buri ikintu nyine mba nshatse kuvuga sibyo, ubufasha mwari kuma mbere ntabwo ntirirarenga n'ubu mwabumva. Nese ubu ngubu murabona ntandukaniye n'umuhungu wawe uraho iwawe, usibye nyine yuko nyenda ahangaha kuri kamera abantu muri kumbona, ko se dutandukaniye he nyine, ahubwo n'itandukaniro ririmo umuhungu ashobora kuba ameze neza kundusha, ahubwo we nyine ku mugani wa Banks we ibintu we washyize mu mutwe wawe ari ukuvuga ngo nabaye umusitari, ngo nagiye hanze se hatandukaniye he no mu Rwanda, njye nari nagiye kwiga sinari nagiye mu kazi. So abantu mubona yuko ngo umuntu afite amafaranga ngo ari umusitari, ubusitari ni mu mutwe mwana, ubusitari ni mu mutwe, nta muntu uri umusitari. Ubusitari bugizwe mu mutwe no mu mufuka, kwa yuko umusitari aba agomba gusa neza. Nzazangansa nawe ubwo busitari buzabwitwa gute? Cyangwa mutangira kuvuga ngo ngari kwisebya, ndisebya se ndisebya, ubundi muragira ngo nisebya bwo mbigenze ko nta myenda mfite, ubwo indi myenda ushaka ko nambara ari niyi. Hari uburyo nyine ubundi kuri TikTok yanjye natangiye nkoresha iriya phone yanjye nyine ya Airtel, imagine nyine iriya yitunga gaceze, niko mwese niko mwebwe muyizi. Ugasanga umuntu avuze ati kamenishire iyo akankira aka video pe kakarebwa, aho nkahura n'umuntu akambwira ati inoza yawe irarebwa, ariko uburyo amashusho buryo agaragara urejyanga agaragara te. Hari n'ukuntu wajya kujya kuri live kuri tumwe gace, ariko manje reka mbabwire sibyo, njye ibikorwa byanjye bizira mu mikoro yanjye, ntabwo njye nzagenda ngo njye gutira telefone yindi yangiritse. Dore ko ibyago bibaho, naza nkagutira iPhone yawe kayifotora neza ikikubita hasi, urumva itunganya atari ifite akamaro. So basi wowe ubona ibintu nkora bidafite amashusho asa neza, nere nk'ungagure telefone nkora amashusho asa neza cyane. So ahubwo reba n'akandi kantu bibabaje, akomeza akandi kantu reka mbabwire sibyo, ubundi Fabrice na twese twakaye dufite ama account nyine ameze neza nyine gutya, murabona nanjye account yanjye iri kuzamuka. Aho se Fabrice ubundi uw'abandi baba mumurenganyiriza, Fabrice nta telefone afite, ayikure he se nyine? Kari bya bine mbabwira, kuva ku wa mbere umuntu azaba yicaye mu rugo arindiriye interview sibyo, kandi siko buri gihe cyose umuntu azabona ikiganiro. Hari igihe nyine hari igihe abantu baba okay, so nabivuga nka gutya ndi kuvuga ngo Fabrice nta phone afite, nawe reka muvuge si umuvandimwe wanjye gutya nyine njye mfite telefone sibyo, ati uko biri kose ahita gasumba gutira. None se umuhungu wanjye we kati ubu ngubu nyine niyo mpamvu nyandi kuvuga ngo umuntu akeneye phone nzima sibyo, niyo phone wowe utayima sibyo, at least nyine wowe support uri bumwe, nanjye nzikorera nyine ukwanjye. Siko kundi bavuga ati mfasha mu isi mu ijoro nzifasha, njye mfasha uko ushoboye nawe nzagerageza ukwanjye. So mbere hari uburyo umuntu yajyaga guha ubufasha sibyo, akabona wowe wanura umwana mu mutwe, aho kugira ngo utekereze ibintu byakore nyine wowe uri kwitekereza ibintu by'abana.
guys njyewe ubu mfite ibitekerezo byakubaka Uburusiya bundi bushyashya ubu byakubaka n'urugo urugo gusa n'abana batanu wagiye wituriza ngereka nkubwire akazi okay just sinjye nkwewe urugero njye niba mfite niba ubwanjye mbanjije kwitura urumva wowe umugore n'abana byananiye nitunze byakunze kandi ayindi y'amafaranga okay kambabwire umuntu wese ujya kunywa inzoga umenya yuko ayo mafaranga wanywa inzoga n'umugore n'abana bayarya oya njye ntabwo ari ibyo ayo mafaranga nyine uwo muntu ajya kunywera inzoga kuko se akazi ukora njye ntakora nakaje amafaranga uzabona niyo nanjye nzagera nkaguramo nyine my basic needs sibyo andi yayandi we wajyaga kunywera inzoga niwe uwo mwana n'umugore bazajya so cyaze deje that's it umva sindabwira abanyarwanda nyine umugari wamfashe ngora phone rwose baze ko maze imyaka 6 n'ishusho 8 video yanjye yashize imyaka 8 igiye hanze ya mbere ariko ibaze ko nta phone mfite kandi munkurikirana nyine ugire inkunga ariko baranakubuze ko abantu bagukunda ntibakubona ntuba kuri TikTok ntuba kuri Instagram azajya hari icyo kibazo ubwo nawe wabibonye abantu rwose mushaka kongera kubona Fabrice mu dropping muri comment rwose mumfashe guys ngiye kamba nimero ye ya Fabrice izo nimero ntacyo yivuge na nimero yawe umuntu ushaka guhita guhamagara biri direct mbere ko wenda tunakomeza ntaranabyibagirwa dore ko nanjye sijya zimva mu mutwe sibyo nanjye mfite nimero yanjye ya Airtel ejo bundi banyibye phone yanjye n'umuntu nyine wamfashije akaba nije yiwe ubu nanjye nyenda ahangaha ntago ndi kuri rezo gukoresha iy'abandi njyewe ni 07 24 24 17 yego ni 07 24 17 njye ni 0787 087 467 nagenze subiremo 0787 087 467 aho mvuze ngiye n'umuntu bitasamu gace nyine ko niwe tubana njye na telefone ngera nyine wampamagara ukagira ubutumwa ukamucishaho ntaribi yayimburira murakoze cyane okay so reka rero dukomeze ikiganiro cyacu kugira ngo ikiganiro ntekereza ko kiri buze kugira commentaire nyinshi cyane nkurikije nanjye ibyo ndi kumva n'ibyo na commentingaho hari n'ibyo ndi kumva ngumva by surprise ariko ndumva nyine icyo navuga narenzaho all is well bisobanuye ngo byose ni sawa nta kibazo byaba bibi byaba byiza byose muri biri handitse ngo bitubaho kubw'ubushake bw'Imana yemera ko byose bitubaho kugira igaragaza ubumana bwayo kandi nta kibazo kidafite impamvu ushaka guca mu bibi ugaca mu bihe bibi iyo utajya ku muhanda simba nakubonye iyo utajya mu mashimwe narabonye famiye yawe bityo you understand nibyo bajya bavuga muri Matayo 7:7 nanditse ngo musaye muzahabwa umushake muzabona mukomanga muzakingurirwa no kwizera Imana uzashaka uzabona n'ibizera Imana uzakomanga uzakingurirwa nunasenga Imana uzareba kandi uzabonekerwa nyine ikindi kintu nakongeraho ejo nyine abanyarwanda n'abantu nyine gufasha ni byiza sibyo ako uharanira ko nyine umwana wafashije basi umukurikirane umenye se byagenze gute nyine byagenze gute umuhe n'ibitekerezo utange buriya reka nkubwire uriya mutipe ngo ni Ashton Hall uriya mutipe ararenze ni wa muntu nyine ugufasha wabona ukuntu aragufasha akaguhera akomeza akazamura reba yafashije Kagarara kuba flowers amufasha mu imodoka amuha n'amafaranga yo gutangiza ubuzima nyine abantu twige gufasha njye nyine ufite ubushobozi gufasha umuntu nyine ugeze nyine make sure ko nta hantu wa muntu nyine azatangira yamukurikirane byagenze hari naho basi umugejeje se buriya amafaranga namuhaye yakoresheje neza se byagenze bite wenda bibe ngo yinaniwe ariko nyine hari igihe umuntu afasha umuntu ntagutse nyine kwa bagasoji abantu babazi nanjye ariko nyine hari ukuntu abantu batubona kuri social media akavuga ati abantu bari mu buzima bwiza bageze iyo bajya ariko ubuzima bageze wese ko twagarukiye mu nzira hano hanze ubuzima bugoye ni ukwihirinda ariko byose biba bigenda neza kubera Imana so reka mbonereho nshimire Diane cyane by'umwihariko Diane ni Oli photography ni umukobwa uri strong woman kabisa ni mushiki wa Gasogi kuba utari babizi buriya reka mbabwire abantu mwese mudukurikiye niba ufite mushiki wawe
ukunde mushiki wawe, kuko buriya mushiki wawe niwe muntu ushobora kukwitangira. Buriya hari ukuntu abana bishuka, abahungu cyane cyane, ugasanga ugiye mu rukundo n'umugirlfriend agatangira kukubuza umuryango, akaguca kuri bashiki bawe. My brother, mushiki wawe niwo mutungo ukomeye ushobora kuzagira mu buzima bwawe bwose. Mushiki wawe niwe muntu ushobora kugukunda urukundo undi muntu wese dushaka kugukunda. Mushiki wawe niwe uzakwitangira. Mushiki wawe ashobora gukora ikintu cyose, ashobora no kwitanga n'ubuzima bwe akabutanga kubera musaza we. Ibyo ni ibintu mfite experience. Niyo mpamvu nkunda bashiki banjye hano bari, ndabakunda, murabizi. I love you guys, I love you so much cyane, kubera ko nzi akamaro ka mushiki w'umuntu. So impamvu mbivuze ibi bintu nuko uyu mukobwa Diane niwe muntu watumye mbasha kugera kuri Gasogi. Urumva bari aho yavuye, aho interview yakoze bwa mbere ntihabaho follow up n'iki, bisaba ko njya kumushaka, ariko uyu ndamubona atuma mugeraho, ibintu bigenda neza uko byagenze kugeza ubu ngubu, aho byibuze ibyo yagezeho. Nubwo n'ubu ngubu tugishaka ko yongera gufashwa, ko uyu mwana ni umwana mwiza, is talented, afite igikundiro, arakunzwe, ni umwana ushobora kuzagirira akamaro igihugu, kuko niba mu gihugu harimo umwana ufite igikundiro kingana nk'icy'uyu nguyu, ni ukuvuga ngo uwo mwana tumufashije nk'abanyarwanda in general, akagira aho agera, n'ubundi abandi bazamukunda still, biba inyungu n'iy'igihugu cyose general. ariko mani iyo uri kumfasha uri gufasha abagenzi bawe, sibyo? niba wamfashije ntabwo uzasiga ikintu kiba gishimishe nyine nyine Bagasogi baracyari abana. Hari igihe aza nko mu rugo iwana sister, rero akunda bakubonye. Hari igihe umuntu akubona ko ku mazi wigire nko mu kazi, ufite amafaranga mwakaza nko mu rugo nyine Deji nyine kuri single mothers ni bibi, biragoye nyine, like biragoye no gufightinga. Siko ari igihe Bagasogi banyaka nk'iposho bambarira nk'umubare, mwumva nk'amarira ajenze mu maso, nkatanigira mu kuryama nyine. Hari akantu uvuze nshaka gukomozaho, kuba single mother biragoye, ni struggle. So ndashaka ko utwinjiza gake mu buzima bwawe mu masegonda makeya, ko hari abantu bakubona gutya bakareba inzobe, bakareba umwana ukuntu asa, ukuntu akeye, ukuntu afite ibisuko, ukuntu aseka, ukuntu nkunda kubona useka. So ubuzima bwawe muri single life, hari n'umuntu ushobora kukureba akabona ko aribwo ahubwo umeze neza kurusha uko wari umeze before. Ni iki wabwira abantu bakurikiye, umuntu ushaka kugira attention, ni iki wamubwira, ni experience, ni iki wumva umuntu ukureba ubutumwa wamugenera cyane? Reji, buriya reka nkubwire, kuba single mothers biravuna, biragoye nyine. Hari igihe uba wicaye, uzi ko wicaye, uzi ko utunze abantu, ugatekereza n'imyaka mfite, ukabona nyine nk'inshingano ufite ziri high. So ubuzima bwanjye nyine Reji, urumva kuri ino si buriya n'abantu badukurikiye, ntuzigere uko ubuzima bwe bwose uzaba urimo, ntuzigere uharanira yuko buri wese amenya ngo ko aribwo buzima ubayemo. Uzafightinge, urwane, ngende umuntu urwana, nukabone nubwo n'abanzi ngo wenda ngo abana wenda ngo n'amavuta yo kwisiga bafite. Reji, hari igihe ubuzima bugeze aho nyine hari igihe ukubitwa ugasanga noneho nk'umutanti narakubwiye ngo mabuja ngo amavuta yo kwisiga yashize. Tekereza ko none wenda nyine urugero wenda urugero mwisiga movita, biziko movita nyine abantu bose ari bakunda kwisiga, ugasanga nawe nta n'amafaranga yo kugura ya moviti yakantuza yandi kakandi gato nyine. Urabona hari ya bibiri hari na gato. Ubwo buzima tujya tubugeramo, ariko ntabwo abantu nyine baba bizi. Muri ubu buzima nyine tubayemo, hari igihe kigera tukagwa, ikindi gihe tukagera Imana ikatugiramo imiyaga. Biba bisaba nyine ngo nimba basi noneho ikindi kintu kibabaje kuri iyi si, none nko mu kazi kacu, nko mu kazi kanjye ngewe, biragoye kugira ngo uzabone nk'umuntu ushaka kugufata n'ukuboko basi abone ko basi ufite courage yo guhiga, yo guhasoringa. Nyine bisigaye bigoye muri iki gihe, birasaba yuko umuntu wese nyine we yishakira inzira yo kugira ngo agere ku iterambere rye. Biragoye ko ushobora kubona nyine nk'umutipe aze avuga ati ndabizi ko ufotora, ndagusapotinga basi niyo wowe uza wenda tugende no mu kazi, nabyo biba bigoye.
nyine abantu sinzi igihe tugezemo abantu benshi nyine kuri iki gihe bagushaka mu nyungu zabo zonyine ariko izawe nta muntu n'umwe uba witaye kumenya ngo ubayeho gute umutipe araza gutereta mugakundana ntashobora kwinjira muri life yawe ngo amenye se uri muntu ki niki kikubangamira ahubwo we agategetika nyine ku bijyanye n'amarangamutima yiwe sinzi nimba uri kumva icyo kintu ahubwo wa mugani wa Diane sibyo igihe urata ibyo bintu njya mbibona ku bana b'abakobwa sibyo uko waba uri muto kose ibyo ntabwo byakumenya kubimenya nyine sibyo hari uburyo umuntu aba abayeho mu buzima bwe noneho abandi bantu bagashaka kuza nyine ngo bafatireho sibyo nyine bamufatirana akiri aho ngaho urugero nyine nko ku bakobwa hari nk'umujama nyine ushobora kuza ukabona yigize nk'umwana mwiza sibyo ukabona ari gushaka kugufasha kandi mu mutwe wiwe nyine hari ibindi wari kwitekereza kandi ibintu ntabwo waretse noneho ko hari igihe ubona nk'umutipa mana yanjye kandi isobwa ariko reka mbivuge mwana ugasanga uri kwitekerereza ukuntu abana bawe bari buze kurya ugasanga nk'umutipe ni ukuri kw'Imana ko bwa bwana bwe afite ugasanga ari kubukuzanaho ngo ndagukunda n'ibiki wowe ubwawe uri kwitekereza abana banjye bari bubura bari buze kubaho gute nyine ugasanga nyine nka gutyo nawe ukiri muto ariko urukundo rubaho unashaka gukunda nubwo ufite abana umutipe yagukunda nose we at the end uri no kuzimariya nzashaka kandi uzashaka n'umuntu mutakundanye tuzakundana ariko none ufite ukuntu urabiteganya ryari ntabwo usanga tuvuga urateganya gushaka idekarara je nimba n'umuntu jewe ufite amafaranga umuntu nyine ubikwiye mbona umuntu mwiza mu mutima mu bwenge mu mufuka ahantu hose urimo neza dushobora nyine kubyumva gukora nyine ubu ufite bangahe ubu uhagaze nabi uri single idekarare nyamara buriya nibyo kandi nyamara buriya yari single narabikubwiye rero yari single abahungu rero inshuti zanjye nagiye mba ntabwo mbese umukobwa wacu ari single nawe yarikoresheje rwose natwe tugishwe kw'Imana ntukazajye cutting oya ariko tumubaze mutanga ubutumwa mwirekure ngera reka abantu barashaka kubabwira ibi bari ku mutima mwihanganira ishusho ko muzarireba abari kumuzari n'ibishaka byije kwibwirira abashaka kukureba neza basubije no kuri page yawe Oli Photographer abantu bashaka kundeba please muze kuri page yanjye nitwa Oli Photographer mfite na page ya TikTok anditseho Oli Photographer and Makeup so na nimero 07888879 so ikintu ndi kuvuga nyine abatipe mwana bajye bamenya ko tuba tutari abana bagenzi babo nyine twe tuba twarakuze mwana buragiye mvuga tuba twarakuze nyine iki kintu nanjye kanyongereho ndimo ndihigira life y'abana banjye nyine uraza ukabona ukuntu ndakanira kakiri gato nyine mujye mumenya ukuntu muza rata rejo zikarize njye narindi urumva hari uburyo nyine umuntu agenda akaba yicariye mu bandi bana sibyo abana bose ntabwo batekereza nk'abana rero nari nicariye mu bandi bana bari kuganira umwana umwe baravuze ngo mwana ngo buriya kambabwire buriya umukobwa uko uba umubona sibyo umukobwa mwavukiye rimwe aba ahagaze nk'imyaka 5 imbere yawe mu bwenge kubera yuko nk'ubu ngubu urumva nk'umujama ungana nka Diane uzi ibintu aba ari kwitekereza we ntabwo bari kuvuga ngo abana banjye barabaho bati arabafite se we ukuntu aba ari kwitekereza avuga ati uyu munsi ndajya kurebera match hehe ndanywa iki bize ko nta nutinite mfite guys ibyo ntabwo ari abantu nshaka gushimira ndashaka gushimira abasore barera abana batabyaye ihwana abantu bararenze kwa kundi uburi bakateze kwa kundi nyine ubu ufite nk'akabazo umwana akakurwarana uri kumva ukabamagaye nyine ukajya uyibwira wamaye amafaranga ya naya ko nyine umwana wagize ikibazo abasingo madaza bo muri hose nyine kudesha ko aba batipe baturerera abana ihwana bataramubyaye Imana birarenze urusho aba nyine abatipe benshi usanga abana nyine base b'abana abenshi nyine abasingo madazi nyine base b'abana ntabwo bakora inshingano ariko hari abandi batipe bafite umutima inyuma ashaka gusapotinga nyine umwana wawe hari nta n'ikindi kintu aguteze nta n'ikindi kintu
rega niyo umutipe yaba akigutezeho rega buriya cyo tuvuga Imana sibyo umuntu as long as you are satisfied Agira ongereho aho kantu gasubiremo ako kantu oya Banks kamuvuze ubundi ni gute umuntu yaba yakunejeje amarangamutima yawe ntunezeze oya akandi it's a joke zagashira aho Fab uko wacecetse wakubuje Fab mwamuniganye ijambo Fab gusa mwana kandi ngende shaka aho namwijeje ufite impano ariko ugomba aho ratutse ikintu buriya nshaka rero uzi ikintu nshaka ubu ngubu ndi mu bantu bashaka yuko nyine ubuzi pe ni hari gisaba ruharira hari igihe twigeze kujyana imiceri ku gatare muri Coronavirus buriya biriya bintu ubunaye ndabishaka umutima mwiza twagize sibyo cyangwa no batugiriye kuko twaragiriwe natwe tuba tugomba kuzagirira abandi guys ibyo bintu ubunaye ndabishaka ubu nshaka yuko nzajya ntaha mvuye mu rugo sibyo nkasanga hari y'umuceri nkasanga hari y'igikoma nkasanga hari isukari nkasanga ariyo niyo yaba gaze cyangwa umufuka w'amakara hari ikibazo nshaka kubaza Gasogi mbere yuko wenda dusoza ko bwatangiye no kwirangira ngo amashusho ntabwo agaragara neza ariko iki ni ikintu kiri important nshaka kubabaza mwese ko ari wowe Gasogi Oli na Fabrice buri umwe aragenda ansubiza ku giti cye ariko ndajya mbaza umwe ikibazo kimwe agisubize undi mubaze ikindi bitandukanye ndakeka ko muri buze kugeraho muhurira kamere kuri Gasogi uko uvuga no kusoundinga birumvikana ko ukeneye ko abantu bagufasha ariko n'ubundi hari abantu bagufashije sibyo ko abantu bagufashije hari igihe ushobora gusanga nk'umuntu yari afite nk'ibihumbi 2 akaguhamo 1,000 sibyo agasigarana ikindi noneho wowe kubera ko umuntu yaguhaye 1,000 hari undi waguhaye 50,000 ukumva umuntu urenze n'uwaguhaye 50,000 kandi uwo muntu waguhaye 50,000 afite 5,000,000 aguhamo 50,000 sibyo ari umuntu waguhaye 1,000,000 waguhaye 50,000 abikuye muri 5,000,000 n'uwaguhaye 1,000,000 agikuye muri 2 yarasigaranye urumva umuntu wigomwe cyane ari wowe umuntu wigomwe cyane n'umuntu wamaye kweko okay ni 1,000 kiwe wamuganye niyo yaba ari 2 muri 4 nyine ubwo uwo muntu aba yavuze ati uyu undi nta abantu bakora ibyo bintu n'abakiye sibyo havuyemo mama wawe sibyo no kuri bamwe ba papa wabo nunde muntu wundi uzafata ibintu afite nkabigabanyamo kabiri mugabane nyine pasu ninde se iyo ni challenge uri buze gutekerezaho ikindi cyunganira icyo kibazo nyibaze sister wawe sibyo ukurikije attitude sometimes dushobora kugira Gasogi ashobora kugira ngiye nshobora kugira cyangwa Fabrice nagiye utekereza ko ari nk'igihe nk'umuntu mu badukurikiye ashobora kureba agahita avuga ati aba bana ni intashima ari nk'umuntu wigize nko kuguha 1,000 ukagaruka uvuga uti none se muri kumva mbayeho ne wenda ugasanga wowe wageze kuri kamera ko ntashobora kuyigeraho ariko we arahandi hano none ari mu buzima bubi wenda tuvuge yigize kuguha nk'ibihumbi 10 aka kanya arashonje yabuze inoti ya 500 agahita abona Gasogi araje avuze nk'ibyo bintu ngo ngiye ngo mfite ngo phone yitwa kumwe mwayitaga ngo itunge uwo muntu wenda ari no kurebera ikiganiro cyawe n'ahantu ari guhengereza muri telefone y'umuntu we nta niyo afite niyo itunge uko ubitekereza nkawe ntabwo utekereza ko ibyo bintu sometimes ushobora nko guhindura mind y'abantu bakabona nk'inashima bakumva wenda badashaka no kuzongera kubafasha ikintu navuga aho ngaho reje buriya muri ubu buzima nyine bibaho nyine ko umuntu ashobora gufasha muri bike afite sibyo ariko reka nkubwire mwana nyine umuntu
kuba nyine yari aba yaragize n'umutima akagufasha muri ibyo bitafite ariko nanone najya yibuka ko nyine adafise fondasiyo nyine atabigize nyine ashobora gufasha wenda ibyo bikujya ukabigura ariko umenye ko ejo neza ubundi uzogenda buhinduka bugenda bujya hejuru sibyo birashira sibyo nyine umuntu aca mu buzima bwinshi pe nta giseba kirimo kuba umuntu yaguhereza ibyo bihumbi 10 ukabijya ukayimara rwose ukaguma no mu buzima bubi ni ibintu bibaho ubundi reka mubwirereje umuntu nazajya ajya kwishyira kuvuga kuki se we aka kanya we yaba ari umukene kandi cya gihe yarabugira dukeya amari ni ukuvuga ngo mbere yo kujya gushinja umuntu ikosa tugenda turindashira nawe ujye ubanza wishyire mu cyimbo cyacu cyane ko wenda tunemeranywa ko wenda uwo muntu tuvugana ubu ngubu nawe ari mu bihe bibi yumve ko ni ibintu bishoboka ni ibintu bibaho sibyo umuntu no wafasha rega n'igihe umuntu agura amafaranga menshi mani bikanga uretse reka nkubwirereje ngewe nk'ubu nyine namenye ubwenge cyane cyane aho nabyariye ubu ngubu ndi umuntu nyine ufite barumva nyine mfite nk'ibitekerezo kwa kundi ese navuga gute ufite nk'ibitekerezo byuzuye nk'iza ko nyine ukabara wenda nka support yo kugenda ubyuzuza sibyo nyine ni ibintu bisanzwe bibaho kandi ikindi nyine we nujya kunjajinga ubanze nawe ubanze wishyire mu kintu cyanjye ndimo ubanze uvuge se nimba ndubijye uyu munsi ndi umusingo mother ntunza abana uri kumva haba rimwe na rimwe nshobora kuburana na senkisa wenda yo kugura amavuta sibyo ubanze uvuge se mbere yo kuza cyane cyane ko abantu banazerega no mu makomenti ubusanzwe icyo kintu kitaramubayeho niyo uza muri komenti ushaka kujya kunuka cyangwa kunshira urubanza bandutekereze se aka kanya ngiye numva mfite babana ngiye nakwakitinga gute niba wumva uri umugabo uri wumva uzakitinga neza wumva utazakenera abantu uzasinga business ntukenera abantu ubone kuza kunera amakuru okay nuko byumva ubwo naho muri commentaire ndabazi ntabwo bazaguhereza ariko tuzaganire ngiye bundi kwinvitinga abantu muze buri umwe avuga ko abyumva hanyuma ikibazo cya nyuma ndakibaza Fabrice kugira tuna closing ngira ngo abanyarwanda badukurikiye niba byijimye tugomba amajwi barayumva ubu turi kuri radio turambirwe ikibazo cya nyuma Fabrice nshaka kumubaza ngira ngo microphone ya Fabrice iriho muri telefone okay reka nkubaze mite nguha udusubize Gasoji ibyo namaje yabyumvise yasubije sister ibyo namaje yabyumvishe yasubije wowe icyo ngiye kubaza nicyo kirenda gusa nabyo ariko nawe urasubiza mu buryo bwawe sibyo ukurikije uburyo abantu bafasha uburyo abantu basupportinga mu online bakabumenya ubuzima bwanyu bakumva bashatse kubafasha bakanabafasha rimwe na rimwe wowe usubije nk'amaso inyuma ubwo abantu aho bareta bumviraho urwego rwa amini bigendanye n'ibyo banyuzemo ko byanye n'ibya Fabrice birenda gusa usubije amaso inyuma mu gihe cyawe cyashize ntabwo utekereza nk'ubufasha wigeze guhabwa noneho ntububyaze umusaruro noneho ubu aka kanya ukaba wicuza ko utawubyaje umusaruro ariko ukaba wumva ko uramutse wongeye ububonye hari ikintu byavamo ikibazo kirakavaringa ibindi byanyu mwese kuko hari nk'umuntu uba waragufashije mbere akabona n'ubundi ntacyo byakumariye wenda ubu akaba ari kuri ikiganiro akavuga ati ese wa mwana afashije ko ari kugaruka n'ubundi arira kandi wenda icyo yagufashije no have bya bibiri icyo yagufashije yari yikuyeho half ayigushiraho sibyo so ubwo ndashaka ko utwinjiza muri iyo udusubiza mu buryo wumva ushaka ariko biba byiza waba open ukagira nk'icyo uvuga guti ngiye hari igihe bamfashije gutya ariko nari umwana wenda cyangwa se byagenze gute ntigagiye bimarira ariko by now ndicuza ko ubwo bufasha bwo nabubonye sinabubyaza umusaruro mu bundi bwinshi nabonye sibyo ariko for now ndamutse mbubonye hari ukundi byagenda like nyine thank you for your questions nyine your question nyine cyane navuga nyine okay burahari nyine sometimes ariye tubona ubufasha in our life nyine ndibuka addition ndashimira wahoze ari vice mayor w'akarere ka Nyamasheke from 2018 2020 nyine umuntu uri wanjyanye kwa president nyine the first time ya kwa Jean Kagame nyine nari wanjyanye no yatumye iyi si menya nyine
kugira ngo iyi si imenye nk'urukiro nawe barenze miliyoni imwe kubera ko uwo muntu hari uruhare yakozemo nyine. Nawe sinakana ko abantu barenga miliyoni imwe bazi izina ryanjye cyangwa se banarengaho, ariko hari abantu baba barigizemo uruhare ariko tutarikiri kumwe, si uko bapfuye ariko byabaye ngombwa ko bakomeza inzira zimwe nanjye nkomeza izindi, sibyo. Ndashimira Sam Gakire, ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda cyane cyane nyine, ubwo ni ibiro ni akarere ka Nyamasheke, ndashima n'u Rwanda muri rusange nyine. Ndibuka nasabye ko banyubakira 2019 nyine mu rugo, nyine mu rugo nyine twarakodesha like 2022-2023 batwubakira inzu. Ndashimira Imana nyine like ubufasha bamaye, numva buramutse bwubatse icyo nabo byaza nyine. It's like nongeye kubona nkari amahirwe gusubira kwa Net Kagame, nabyaza ikintu gikomeye. Like dana ari nyiri umwana nabasha gutekereza cyane, ndo kugenda nkarya nkishima nkongera ngatanga subira iwacu, ariko namenye ikintu gikomeye nyine, impamvu ikomeye nagiye kwa yatuma njya kwa Net Kagame nkagira icyo namusaba nshaka guhindura all of my life. Nshobora kumusaba ikintu kimwe ubu right now kikazahindura ubuzima bwanjye bwose. Ahubwo mbere nahise ko ngiye kujyaho nkarya nkiyinezeza nkagaruka, kuko nta bintu byinshi nari mfite mu mutwe byikiza. Nabonaga ndiye nkweye ibindi byabaga bihagije, sibyo. Ariko nyine ubwo ngubwo nyine ndamutse nsubiyeyo like nkabona second chance yo gusubirayo, agiye icyo namusaba rero ndakoreye one of my things mu buzima bwanjye cyaba gihindutse, sibyo. Rero icyo nabwira nyine na buri muntu wese uri kureba hano nyine, witinya byose jave mu ngo witinya Imana, nta kidashoboka, sibyo. Iyo utinya Imana ntacyo ubukoze, ariko iyo udatinya Imana uyereka ko uri umwana wayo nyine. Umwana wayo si Yesu Kristo gusa, natwe turabana b'Imana kuko muri biranditse ngo turemye mu ishusho yayo, sibyo. We are made of in God's image. Cyo nabwira nyine buri wese uri hano umugano tunagana ku musozo, buri muntu wese wagize icyo akora ku buzima bwacu, don't give up. Ushobora kuba waragikoze kera ukabona hari cyahindutse, ariko ugasanga nabwo urashyakeneye gukora icyo ukora. Fasha umuntu ubone ko ari aho ageze, kandi nivuga ngo muzamfashe ngure telefone, it's like suko wenda nashobora kwikarakama nkagira ati nkayibona, ariko njyewe mba nyine ubufasha bw'abantu. Nimba uri umufana wanjye, sibyo, kamvuge muri yo, nimba uri umufana wanjye uri inshuti yanjye, kubona nta phone ngira, sibyo, ukabona wayingurika ufite phone ntabwo yabura aho yakugeza. Ushaka kwinjiza amafaranga telefone, undi akanyuza kugura simukadi ngashyiraho twabifanga, nabonaga nahitaga n'injya ngatangira gushyira kuri simukadi, atangira kubitsa none kubitsa kuri simukadi nyine atangira gushyira mu nda. Rero sinatwe twenyine, nimba uhura n'umwana ku muhanda ukabona hari icyo wamufasha, ari gikore bro. Iyi si dukeneye ubufasha bwayo. Urakoze. Aha, it's so emotional. Ikiganiro kiri emotional cyane ku buryo nanjye kumva amarangamutima azamuka. Ngira ngo twaganiriye, hari ibyo tutavuze ibyinshi. Ni kuri channel yacu, turi muri famille, Big Time Family. N'ejo tuzaba turi kumwe tuzaganira, n'ejo bundi tuzaba turi kumwe tuzaganira. Hari n'abandi tuzabazana nabo mubamenye, hari nabo namwe mushaka ufite nk'umuntu mugenzi wawe, sirani rwa rukwavu rugiye. Genda urebe ipusi itandira inkoko mwana, cyane cyane ka gakwavu. Agakwavu rwanjye we ko nta narubonye kuva kare. So karagaciyemo. Turi muri famille nuko nawe wicaye muri saro ukumva n'akabeba karatambutse. Life is easy. Ubuzima ni ibintu bisanzwe, aho wa mugani mani rero mbere najyaga mvuga ngo ntabwo nashira ikintu cyanjye hanze, sibyo pe, nyine hari ibintu byane kuvuga nibyo, ngo ntukajye werekana nyine noza yawe, noneho ubuzima bwawe nyine ngo ubwereke abantu. None se erega kuba waba ubaye ukamubwira gasa ikintu kiraho, kuba ufite umwenda umwe
ntago nyine bibaho mu buzima ariko wufure buri munsi mani wufure usubiremo use neza niba ufite n'agatiro ufite n'akameka bwite ufite n'izo ndetse zo kwiyogosheshe ntabwo ari ngombwa nyine ngo nimba aho kujya mani witeza abantu wabikora gute hari uburyo nyine hari uburyo umuntu aba avuga ngo arazwi kandi kumenyekana se nibyo bintu twahereye kare tuvuga niba nzwi se birambuza yuko nyenda buri myenda yo kwambara niba wowe se niba wumva yuko uzwi niyo ni iki kintu kano kanya uvuga ngo ndazwi byangejejeho kirahari urugero nka Fabrice kuba yaramenyekanye ubu Fabrice wabona ngo akodesha sibyo kandi icyo kintu ni ikintu cyo gushimira kandi noneho nawe wundi sibyo buri muntu erega ntago iyo ikibazo kimwe gikemuka haza ibindi urumva rero kuba Fabrice iwabo batakodesha ntabwo bizamubuza gukenera umwenda wo kwambara kwa Fabrice badakodesha ntabwo bizamubuza gukenera ibyo kurya niyo mpamvu murababwira ngo rero umuntu akeneye urukundo rwayo ushobora kuba nawe ushobora kuba nyine turi bamwe uvuga ati ewa nta kintu mfite ariko nyine basi ukavuga basi iyo like iyo comment just ikintu dukomentinga nicyo kiri bwaduhe izindi mbaraga nyine zo kuvuga ngo haracyari abantu nyine bakiri hanyuma nizere ko uri gusaba utari gutegeka hafi ntabwo ndi gutegeka niyo ngende kuvuga ngo niba wowe ubwawe sibyo wumva yuko uko wamfasha ariko ushoboye ntabwo rega nshaka yuko umuntu azamfasha nyine uko adashoboye hari abantu bihereza ibintu badashoboye kandi nawe uharanire kuzagira igihe nawe ukifasha cyane niyo mpamvu ndi kuvuga ngo bucya bucyana ayandi uyu munsi umeze gutya ejo bizahinduka uwo wafashije nawe umufashe cyangwa ufashe umwana cyangwa ufashe undi mushiki we umufashe uwo wafashije uzafashe ni nka byandi ni nk'ikibazo nyine dufashanye ko ntabwo tuzi ngo natwe ejo abacyumva ni kiriya kibazo wabashije Diane urumva ikintu njye nakongeraho nyine no kuvuga ngo wowe niba nyine wampaye ufite sibyo nawe ntabwo wamenya ako kanya wampaye ntakuzi hari umuntu uzaguha atakuzi sibyo niyo ataguha sibyo niyo ataguha nanjye ubwanjye ntabwo ari buri gihe cyose ngo niba wampaye sibyo ngo birarangiye next time tuzahura kandi sinangombwa ngo buri gihe baguhe ntabwo ari ngombwa amana baraguha nawe ejo uzaha abandi nabo nyine niya support n'abandi bazaza baduhe gutyo nanjye mumpe n'undi bamuhe gutyo abantu mujya mutureba ibiganiro byacu kurya iyo wampaye nibyo sibyo ejo tuzajya gusura abandi bana bo ku muhanda dusangire ibyo wampaye kuko iyo nyungu twebwe tubona nyine turayisangira impamvu mbega kiriya kiganiro cyari kiri kuza hari ibintu biri kubura ese niba mbura imyenda urumva nzajya gusangira n'abandi mani iyo myenda nayibuze mbega nye naho ngaho ibintu yabiri reka tubashimire ikiganiro cyanze kurangira neza cyane rwose hano nicyo kigaragaza ko ari mu rugo nicyo kigaragaza ko ari muri famiye iyo abantu birekuye bakisanzura bakavuga ikiri ku mutima ni uko hari ukuntu baba bumva bari mu rugo they are feeling home so abantu mwese rero mwabanye natwe muri iki kiganiro reka dusoze tubashimira muhaye muronke mugire ibihe byiza hanyuma niba nawe babashije kure ikiganiro ukaba hari ubufasha ukeneye nawe ubwandike muri commentaire ushobora gusanga Gasogi ari icyo yagufasha kakanya wenda icyo akeneye kiruta icyo wowe ukeneye ugasanga wenda icyo ukeneye waragifite birashoboka ushobora gusanga wari ari icyo yagufasha ushobora gusanga Fabrice hari ubufasha yaguha bwose niba ari nanjye hari ubufasha ushobora gusanga ari ubwo naguha any support you want ujye muri commentaire wandike hanyuma niba hari n'ubutumwa ushaka gusangiza abadukurikiye ushobora kuba wenda utabyandika muri commentaire ko wifuza ko nawe wazaza kuri kamera niba ushaka ko tuzagusura aho uri twerekana uko umeze tugusabira ubufasha nicyo tubereye aha Gasogi baramufashije Diane Oli baragufashije Fabrice hari abagufashije so natwe dushobora guhaguruka tugatangira urugendo tugafatanyiriza mbega nyine uko dufasha it is what determines tukajyana Nyamagabe tukayagurira nk'umuturage utameze neza tukamwereka Abanyarwanda kandi iki cyumweru ntabwo kiri burangire tutarajya kureba abantu ba mbere kandi ibyo bintu nayo ndabyizeye iki cyumweru ntabwo kizarangira ibintu Fabu yasabye cyangwa nasabye bitari byabona niko bimeze cyangwa se ntabwo kizarangira
ibyo twari turi kuvuga nyine nubwo tutavuga ngo tuzajya mu cyaro kure, niyo twamanuka hano hepfo mana abantu bose baba bameze neza, niyo twamanuka hano hepfo erega mana abantu bababaye ni benshi. Gahunda niyo kugenda dushakisha abantu bakeneye ubufasha tukabafasha, cyangwa se tukabahuza n'abashaka gutanga ubufasha, kuko hari igihe usanga hari umuntu ukeneye ubufasha hari n'undi ushaka kubutanga ariko baraburanye, so tugiye kubahuza. Ngaho rero ngayo nguko, hasta la vista, biryoha bisangiwe akaryoshye ni kuri ya gahunda. nimero yanjye 0723 24 17 666. Garuka kuri channel yacu.